Musenyeri ALOYS BIGIRUMWAMI yavutse muri misiyoni ya Zaza mu gace k'Igisaka tariki 22 Ukuboza 1904, aho nyuma y'iminsi 3 ubwo hari ku itariki 25 ku munsi wa Noheli yahawe isakaramento rya batisimu. Ni mwene Joseph Rukamba, umwe mu bakristo ba mbere ba misiyoni ya Zaza, aho mu mwaka wa 1914 yagiye kwiga mu seminari nto yitiriwe Mutagatifu Lewi Kabgayi. Musenyeri BIGIRUMWAMI watangiye seminari nkuru mu mwaka wa 1921 yahawe isakaramento ry'ubuseserdoti na Musenyeri Leopold byari tariki 26 Gicurasi 1929. Atangira muri uwo mwaka yigisha mu seminari nto ya Kabgayi, aho mu mwaka wa 1930 yakomereje ubutumwa i Kabgayi ni Murunda. Mu gihe mu mwaka wa 1931 yari muri paruwasi y'umuryango Mutagatifu Sainte Famille. Mu mwaka wa 1932 akomereza ubutumwa bwe i Rulindo. Musenyeri BIGIRUMWAMI yabaye padiri mukuru wa paruwasi ya Muramba ni mu gihe cy'imyaka 18, no kuvuga kuva tariki 30 Mutarama 1933 kugera tariki 17 Mutarama 1951, aho yabaye padiri mukuru wa paruwasi ya Rulindo. Ku itariki ya 1 Gashyantare 1952 BIGIRUMWAMI yatorewe kuyobora ikiswe Vikariyati nshya ya Nyundo. Papa Pio wa 12 amutorera kuba umwepiskopi wa diocese tariki ya 1 Kamena 1952, abuhabwa na Musenyeri Laurent de Premoze. Ku itariki 10 Ugushyingo 1959 aba umushumba wa diocese ya Nyundo. Kubera ibigwi, urukundo, ubwitonzi n'ubushishozi bwarangaga uyu mushumba, abenshi mu bahanzi bakomeje kumuhundagazaho ibisigo n'indirimbo binyuranye birata ubutwari bwe, ahabwa amazina amuvuga imyato nka Mukeragabiro, Mutindangeri, Mbanzabigwi, Rwanamiza, Ntore y'Imana, Urugero rw'ubutungane, Inyamibwa Imana yagize inyange, Nyaguhirwa n'imihigo n'andi. Ni umushumba waranzwe no gukunda uburezi, yubaka ibigo binyuranye by'amashuri, aho yumvaga ko icyateza imbere abaturage ari ukwiga. Musenyeri ALOYS BIGIRUMWAMI azwiho gushinga ibinyamakuru, harimo nk'ikinyamakuru Hobe yagishinze 1954. Mu bijyanye no kubaka amashuri kandi yitaye cyane cyane ku burezi bw'umwana w'umukobwa, mu rwego rwo guteza imbere ubuhanga bwabo, nyuma y'uko bari barirengagijwe bimwa agaciro n'imyumvire ijyanye n'umuco, aho ishuri rya mbere ry'abakobwa yubatse ari ry'Imuramba, akomereza andi mashuri y'abakobwa, abakobwa bahabwa umwanya bari aho guhozwa mu mirimo yo mu rugo. Ni umushumba witaga ku ntama ze, ariko akaba umusizi n'umwanditsi w'umuhanga cyane, yibanda ku muco nyarwanda, aho imigani migufi n'imiremire ikoreshwa mu banyarwanda imyinshi yanditswe n'uyu mushumba. Yanditse n'inyandiko zinyuranye zirimo iyitwa Imana y'abantu, Abantu b'Imana, indi ikaba Imana mu bantu, Abantu mu Mana, Imihango, Imiziro n'imiziririzo mu Rwanda n'izindi. Urutonde rwa Kiliziya Gatolika rw'Abanyarwanda babaye abapadiri, Musenyeri ALOYS BIGIRUMWAMI afite nimero ya 10, aho abamubanjije mu bupadiri kuri nimero ya 1 haza Padiri Baritazari Gafuku, akurikirwa na Donati Reberaho, baherewe ubuseserdoti ku munsi umwe 1917, bakurikirwa na Padiri Joseph Bugondo, Padiri Sidori Semigabo, Padiri Jovite Matabaro, Padiri Garikani Bushishi, Padiri Albert Ndagijimana, Padiri Calixte Barora Ubwenge, Padiri Fideli Ngamije na Musenyeri ALOYS BIGIRUMWAMI aza kuri nimero ya 10. Musenyeri ALOYS BIGIRUMWAMI wari ufite intego yise Twitwaza intwaro z'urumuri, Andoamur al-Maluchis, yatabarutse tariki 3 Kamena 1986 azize indwara y'umutima, aho yari arwari mu bitaro bya Ruhengeri. Azahora yibukwa nk'uwaraniye uburezi bw'umwana w'umukobwa, agateza imbere uburezi ndetse iyobokamana, utibagiwe no guteza imbere indangagaciro z'umuco.